Mwiriwe neza nshuti zanjye, abandi muraho, abandi mwaramutse bitewe n'aho muherereye. Yambi ni kuri Star 204 TV. Nari mbakumbuye, mbahaye ikaze rero muri iki kiganiro tugiye kubanamo, mwumve muguwe neza. Hanyuma niba ari ubwa mbere tugiye kubana kuri Star 204 TV, banza ukore subscribe kugira ngo ikindi gihe ujye ubona ibiganiro byacu byiza, cyane ko kubana natwe utazigira ubyicuza kuko tuvuga hano ibintu by'umumaro. Uyu munsi rero nabateguriye kuganira ku busobanuro bw'inzozi. Uyu munsi tugiye kurebera inzozi zose zivuga ku nzoka. Iyo urose inzoka se biba bivuze iki, biba bishatse gusobanura iki? Muri rusange rero abantu dutinya inzoka ndetse twumva ko iteka ryose iyo urose inzoka kiba ari ikintu kibi, ariko siko biri. Hari igihe inzoka igira ubusobanuro butandukanye, hari igihe biba ari ibintu byiza cyangwa se bikanaba bibi bitewe n'uburyo wayirosemo. Uyu munsi rero ngiye kubabwira ibintu 8 bigendanye n'inzozi zigendanye n'inzoka. Ubwo niba hari izo warosemo cyangwa se uzarota, egera hino kugira ngo usobanukirwe neza n'izi nzozi zirebana no kurota inzoka. Ikintu cya mbere ni ukurota ubona uganira n'inzoka. Kurota uganira n'inzoka rimwe na rimwe ni nk'iyerekwa Imana iba yaguhaye, ni ibanga Imana iba yakumeneye. Bisobanura ko umuntu muri kumwe muri iyo minsi, umuntu w'inshuti yawe, umuntu mubana bya hafi, umuntu wizera, umuntu ubitsa amabanga yawe, cyangwa se wa muntu nyine uba wumva ukingurira umutima wawe, icyo gihe aba arimo kukubera indyarya. Aba afite uburyarya, nubwo aba akwereka uruhande rwiza, akakwereka ko muri kumwe, ariko aba afite uburyarya muri we. Mu by'ukuri uko akwiyereka ntabwo aba ariko ameze mu buzima busanzwe, siko aba agufata, ahubwo iyo ni indyarya. Imana ibiguhishuriye ko ufite indyarya mu buzima bwawe. Ikintu cya kabiri, kurota ubona ikintu kigahinduka inzoka. Urugero tuvuge ubonye inkoni, ubonye umugozi, ubonye ifi, ubonye imbeba, mu by'ukuri bikaba byaje bifite iyo sura, ariko ukajya kubona ukabona hahindutsemo inzoka. Izi nzozi ntabwo ari mbi, ni inzozi zerekeranye n'inzoka ariko ntabwo ari mbi. Biba bishatse kuvuga ko mu mbaraga nke zawe ufite, mu ntege nke zawe, uko wibona, uko wisuzugura, Imana igiye gukoresha izo mbaraga nkeya ufite, Imana igiye kugukoresha ikintu gikomeye, ikintu cy'ubutwari. Mu by'ukuri biba ari cyo bisobanuye, ko mu ntege nke zawe ufite, mu bushobozi buke ufite, mu ko wisuzugura n'uko witinya, ariko Imana iba igiye kugukoresha ikintu cy'imbaraga, ikintu utigeze utekereza, ikintu gikomeye. Inzozi za gatatu ni ukurota urumwa n'inzoka. Kurota urumwa n'inzoka bisobanura ikintu kibi cyane cyenda kukubaho. Urugero, hari igihe uba ugiye kunyura mu bigeragezo bikomeye, haba mu kazi ukora ka buri munsi, haba mu rugo iwawe mu rugo, haba mu buzima busanzwe mu bavandimwe, mbese cya kigeragezo kizakugeraho kikakujegeza, ukumva rwose kikugejejeyo. Icyo gihe nubona urose izi nzozi, ukabona urose urumwa n'inzoka, uzasenge cyane kuko uzaba ugiye guhura n'ibikomeye, uzaba ugiye guhura n'ibigeragezo bikomeye, kandi ibyo bigeragezo bikazakugezayo cyane. Biragusaba gusenga rero, kuko Imana ibiguhishuriye hakiri kare kugira ngo ufate igihe cyo kubisengera. Ikintu cya kane cyangwa se inzozi za kane ni ukurota wica inzoka igapfa. Nk'uko nabibabwiye, mu kurota inzoka hari igihe biba bisobanura ibyiza cyangwa ibibi. Hano rero kurota wica inzoka igapfa bisobanuye ko niba hari ikibazo wari ufite, niba hari ikigeragezo wari ufite kitsinzwe, kikuviriye mu buzima, kikuviriye mu nzira, ukaba ugiye gukomeza ubuzima bwawe wishimye. Mbese hano ni hahandi bavuga ngo umuzimu yapfuye. Rwose dayimoni iba yapfuye, kuko uba wayikubise ukayimena umutwe. Iki gihe rero nurota izi nzozi, uzashimira Imana, wishime unezerwe, kubera ko Imana izabikoneshereje ikintu kibi cyari gihagaze imbere yawe, cyangwa se ikintu wari umaze iminsi urwana nacyo
mu by'ukuri kiba gishyizweho iherezo, ukaba ugiye kubaho nawe unezerewe. Inzozi za gatanu ni ukurota ufata inzoka. Kurota ufata inzoka bisobanura ko ugiye kugira ubutware buri hejuru y'ibikurwanya. Ni ukuvuga ngo ndeba nawe cya kintu wari ufitiye ubwoba, kuko inzoka itera ubwoba, ariko noneho reba kuyifata mu ntoki, ukayifata n'intoki zawe. Bisobanuye ko rero nyine muri wowe harimo imbaraga, ufite ubutwari. Niba hari ibyakugenzaga, kuko buri muntu wese ubundi agira ibintu bimurwanya, agira ibintu bimugendaho, ariko nurota izi nzozi ukabona ufashe inzoka mu ntoki, uzamenye ko rwose Imana iguhaye ubutwari. Hano uzaba umeze nka cya gihe inkoni ya Mose yahindutse inzoka ikamira izo kwa Farawo zose. Ikindi bizaba bimeze nka kwa kundi Abisirayeli bageze mu butayu inzoka zikabarya. Imana yabwiye Mose, afata inzoka imwe ayimanika ku giti, abantu bose bayirebaga bakakira bwa bumara inzoka zo mu butayu zari zabashyizemo. Ahangaha rero nabyo bisobanura ko rwose gufata inzoka mu ntoki zawe ni ukuri uzaba rwose wanesheje. Bisobanura ko ugiye kugira ubutware hejuru y'ibyaguhigaga. Ikintu cya gatandatu ni ukurota urumwa n'inzoka. Kurota urumwa n'inzoka twari twabivuzeho ko uba ugiye guhura n'ibibazo bikomeye. Ahubwo kurota inzoka y'ubumara, hano ni ukurota urumwa n'inzoka y'ubumara. Kurota urumwa n'inzoka y'ubumara bivuze ko hari ibintu bibi cyangwa imico mibi uri kwinjiza mu buzima bwawe, cyangwa inshuti mbi. Ubumara murabizi ko ni ikintu gishobora kukwinjiramo kigahindura umubiri wawe, kikaba cyanakwica. Rero kubona iza nzoka z'inkazi zimwe zirumana zikaba zifite ubumara, ukarota ikuruma cyangwa se ukayibona mu nzozi, bisobanuye ko hari imico mibi uri kugenda winjiza mu buzima bwawe, hari ibigare bibi uri kwinjiramo, hari inshuti mbi uri kwinjizamo, kandi nyuma y'igihe ukazajya kubona ibyo bintu ukabona birakubiranduye, kandi ari wowe wabyinjije mu buzima bwawe. Nurota izi nzozi rero uzitonde, ugenzure inshuti muri kugendana, ugenzure abantu bari gushaka kukwegera, ugenzure ibintu uri kwinjiramo, ugenzure ibintu uri kwitoza muri iyo minsi, ugenzure ibintu uri kwimenyereza, kuko bizaba ari ibintu bibi cyane bizakugiraho ingaruka mu gihe kiri imbere. Ubwo rero uzahita ufata umwanzuro nyine, uhunge, wigenzure, ufate umwanzuro ukubereye, kubera ko kwinjiza ubumara mu mubiri wawe ni ikintu kibi cyagukoraho rwose. Ikintu cya karindwi ni ukurota wirukankana inzoka. Kurota wirukankana inzoka cyangwa se yo ikwirukankana ukabonera kwirukankanya. Icyo gihe nurota inzoka ikwirukankana bisobanura ko uri gutinya baringa, ufite ubwoba, ariko ni ukuvuga ngo ibyo bintu uri gutinya nta bihari. Ushobora gutinya ibihombo, ugatinya gutakaza inshuti, ugatinya gutakaza ibintu byawe, ariko icyo gihe ni baringa uzaba uri gutinya. Ni ukuvuga ngo ni bwa bwoba buvuye ku mwanzi Satani. Icyo gihe uzabisengere, kubera ko ibintu uzaba uri gutinya ni nk'igihe tuvuga ugiye gufata umwanzuro ukomeye, ugiye gutangira bizinesi, hari ikintu ugiye gushaka akazi, ibintu byose byakugirira umumaro, ugiye kubaka, ugiye gukora mariage, ariko ukarota inzoka ikwirukankana. Iki gihe uzamenye ko uri gutinya baringa, ubwo ufite n'ubw'ubusa, ahubwo ni Satani ishaka kukuvutsa ko ufata icyo cyemezo, kubera ko ibona ko icyo cyemezo nuramuka ugifashe kizakubera cyiza, hanyuma ikagushyiramo ikintu cy'ubwoba no kumva utekereje mu buryo buri negative. Ahangaha rero uzafata umwanzuro wawe, icyo kintu uri gutinya ni baringa, uzafata umwanzuro wikomereza urugendo. Hanyuma ikindi kintu ni ukurota inzoka y'umukara. Kurota inzoka y'umukara bisobanuye ko ugiye guhura n'ikintu kibi gikomeye cyane, gikomeye mu buzima bwawe. Nurota mu nzozi zawe ukabona urose inzoka y'umukara, ya yindi mbi, uzamenye ko ugiye guhura n'ikintu gikomeye. Uzafata umwanya usenge, kuko iki kintu gishobora kuzakujegeza, gishobora kuzakugeza kure,
ugomba kwirinda kandi ugasenga cyane igihe waba warose iyi nzoka y'umukara. Ikindi kintu ni ukurota inzoka y'umuhondo cyangwa y'umutuku. Murabizi izi nzoka ntago zikunze kugaragara, ntago zikunze kubaho, zibaho ariko ntago dukunze kuzibona. Iki gihe rero nubona warose inzoka itukura cyangwa y'umuhondo, uzamenye ko warose ufite ubwoba ariko ntago uzi ikiri kubugutera. Ukabaho wumva ufite ubwoba, ukabaho mu buzima bwawe wumva uratinye, uranye ubwoba, ariko mu by'ukuri utazi ikintu kibugutera. Nicyo bisobanura rero nubona warose izi nzoka zifite aya mabara umuhondo cyangwa umutuku, uzamenye ko ufitiye ibintu ubwoba ariko ibintu nawe udasobanura. Ikindi kintu ni ukurota ubona inzoka yapfuye. Kurota ubona inzoka yapfuye ukayibona wenda urimo uragenda mu muhanda, ukarota uri kugenda mu muhanda ukabona ubonye inzoka ariko yapfuye, bisobanuye ko ugiye kugera ku kintu cyiza. Ubu rwose ugiye kugera ku ntsinzi, kubera ko nyine Satani iba yatsinzwe, iba yapfuye. Ni ibintu byiza rero, ntuzagire ubwoba ngo ni uko wabonye inzoka gusa, ahubwo kuyibona yapfuye ni ukuvuga ngo dayimoni aba yapfuye. Murakoze cyane rero, mwakoze kubana natwe, mukomeze muduhe like, musharinga ibiganiro byacu kandi mutange comment. Niba ufite izindi nzozi wumva twagusobanurira, wabishyira muri comment kugira ngo ubutaha tuzamenye inzozi tuzabasobanurira. Imana ibahe umugisha, mukomeze kugubwa neza, amahoro y'Imana abe muri mwe. Bye bye bye.